Previously on The Homeless Girl Season 1 Episode 9. Lewis wanjye cyangwa barampinduriye. Nk'iyo ubona nta kazi ufite ukagenda ukazana abasazi hano mu rugo ubumva bimeze gute? Mama kwiriwe. Kwiriwe mungu wanjye. Ejo ndi ku kazi kandi Yodi yarampamagaye arambwira duhaye iminsi ibiri yo kuba twishyura amezi 3 tumaze muri iyi nzu tutishyura. Bahamagaye Cyane. Noneho biranakubwira ngo ndabisiga abayanyemereye iki noneho arameshe pe imbere ya mama. Imbere ya mama. Ibaza icyo kintu. Tambira no kuri inshuro akoze iki. Uwo mama byifashe mate. Ninjye byarenze ko numwe. Imbere ya mama nkaza nkamusuhuza like wajya ndi kumusiga nk'amamesa cyangwa ibikisi imaziranoki imyanda yose do yangize reka mbikwereke do yangize ngo I was like what the fuck you know Siwe ko numva ibintu bikomeje se kuba birebire cyane shaka nkubwire byandenze ubu ko mbona uko nyine ndi kwikubwira nabyoreje ubu niyakiriye mama twaganiriye aranturisha nyine ubu ndi kugarura wenda mudu ariko sheri reka nkubwire we wicika intege biriya ni iby'igihe gito sheri biriya biramushiramo vuba aha rwose hano nawe imbwira ko kari musaza wawe sibishyire mu kimbo cyanjye sibyo none se Trish ndakwanga ku buryo nagushuka yego ni musaza wanjye ariko nawe uri inshuti yanjye kandi byanshimisha mwese kubabona muri kumwe za maherezo se yewe ndi kubona Lewis ngiye kumwikuramo ndikubona Lewis ngiye kumwikuramo ibintu nkabireka sibyo nkakomeza nje kuko this is not my way Trish mbabarira iryo jambo risubizaho rikoye mbabarira umwikuramo ubwo se none wabukoze iki none se ngume muri ibi ngibi bigende no we uzi yuko ushobora kuvuga ngo ugiye kumwikuramo nko kuri kubivuga ugasanga biriya bistaff ya mukobwa yamushyizemo nibwo biri kumushiramo nibwo agarutse kuba Lewis wa kera ari kugukunda mbarumbwe rero noneho agarutse kugukunda ariko ubwo ngomeze mbyizere ngo uramukobwa ngo yaramuroze you have to push none we ntumukunda Shimye ko njye najya njye ku kazi wowe nirangirwa mukobwa wese mwerya gute kandi kuko se ibyo bintu ntabwo ari umwanya wo kunzanira ibyo bintu ahangaha turi ku kibazo cyo kwishyura inzu uwo mukobwa mwirira ari gutwaye iki ikiriho rero ni iki no ku kazi ntabwo amafaranga bampa yakwishyura ayo mezi 3 yose tumaze muri iyi nzu wowe reka turi ku kibazo cyo gushaka amafaranga y'amezi 3 ibindi byose uko ubyihora niba akazi tuzakabona ntitukabonye noneho ko dushaka kwishyura inzu uwo mukobwa ibiryo waryaho nawe yabiryaho turenze iyo minsi 2 dushaka kandi hano tujya ku surumva twajya kubahe n'ahantu ugiye kubuzi ko iyo ugiye kwishyura inzu naho bakubwira ngo banze wishyura amezi 3 ya mbere na konsiyo none biragenda gute urajya ku kazi ushake ubasabe amafaranga y'amezi 2 noneho njyewe nzavugisha landlord ntabyo kuvugisha landlord shaka no mu nshuti zawe basubaguha ayukwezi kumwe ntari tuzabura ibyo turya tuzapfira inshuti yanjye ndajya gusaba amafaranga iba bizi neza ko nta kazi mfite n'indra nyizera akazi kuyama amafaranga nibura genda usabe aya mezi 2 niba yaguhereza tunaduke muri icyo kibazo landlord dusamubwira ko tuzamwishyura ukwezi gukurikira nyuma n'ibyo kurya bizaza nyuma ariko twabanje kubona ko twishyura inzu nose ubwo n'ubundi n'uburi byo kurya
cyangwa se nubona ibyo kurya ukabura aho ubirira byo birakumarira iki se? Uzi ko niyo twaba tuyafite y'amezi 3 twayishyura yose kurya tukabyihora ariko tukabona aho turyama tukabona inzu tubamo. Ariko ibibazo ubonye ibyo kurya ukajya ku musozi imvura ikakunyagira hanze. iki nicyo gisobanuro cy'ubuzima gusa. impamvu ibitera nta ubu se gupushinga birenze kuba Lewis kano kanya nyiri mu nzu yanyu kubera Lewis gupushinga birenze ibyo ni ibihe? ako nakabyirwa natwe turi nk'umuryango natwe yigo nyine okay ndabyumva sibyo ariko nawe urabizi ko the main purpose gutuma mbaha ariko nyine nta kundi twabigenza inaho ibintu byo kuvuga ngo kubyiko no gukomeza tukarindira tukareba ibintu byerekeza kuko ndabizi ko vuba hanga soon araba yagarutse yabayero bose dusanzwe tuzi se hari ahantu gihurira n'uriya mukobwa nyine ukuntu ko atari yakira haracyasigaye duke she wanjye naho birashira. Okay. Ubwo reka nkomeze nizere ko ari amarozi ariko nimukoresha nanjye wenda bigendemo gake ariko akiri zuba naryo mana riri hano naryo numva oya no mu nzu kubera AC nyinshi naho nari nakonje numvaga ndi gutitira. Wewe mbwiye ko n'ubundi ukunda amazuba. Reka none se mu Faransa hakonje rero urumva akazuba inzara twirabura. Agoko nyine ni wowe wirabura nje hakomaze no kwirabura izuba ryo mu Rwanda rimaze kwirabura. Umva mamuse nkanjye ubicyo nakoresheje sheri. Reka nkubwire oya sheri naho birabyo byihorere nta stress nta kiwo ibintu bigendeshe gahoro hamwe umva natwe twese dushyiramo imbaraga zanjye neza mama ayo no kuri usaramira neza sheri. Okay reka mbizere. Hari bitese? Ni byiza raki. Aramutse neza. Aramutse. Ubuse ukumva umeze neza utangiye kumenyera noneho. Yego meze neza rwose. Kuko noneho ukuntu ndi kubona ufite courage. Bigaragara ko nyine utangiye kumenyera. Biragaragara cyane kandi noneho courage ndabizi neza ko biraza kurenga aha ngaha. Ukanishima cyane. Oya byaje rwose kandi se ubwo urumva bite nabura kugira courage nk'umuntu yariye afite ahari ahinge ku misaya ikindi se kiba ari iki koko ukuntu se noneho ubwo mbona udakunda no kurya cyane ntabwo bikunda nta apeti nta ki mbese dore utangiye kugomesha uratubimbabura yanjye icika ntaranakiraho n'ibyo ahubwo se uzi ko mbona ahubwo amakara agiye gushiraho wumve ngo nta n'amakara mbonye mu mufuka yashizemo asigayemo dukeya reka nze ndebe isafuriya mbe nshyizeho ahubwo se daki nyine wenda umbabarire ko ushobora kugira ngo ni ukwinjirira mu buzima ariko nyine hari ikibazo maze iminsi mike maze hano nyine nibazaho cyane kubera iki mbona utajya ujya mu kazi ese nyine mbona turirirwana hano mbyibazaho cyane kandi urabona ubuzima bw'iminsi burakomeye byakugendekeye gute Alice rero ntabwo ngiye guca ku ruhande ndakubwiza ukuri ntakubeshye kubona akazi ntabwo biba byoroshye biragorana cyane cyane ku buryo ushobora gukubita umwaka ukarangira nta kazi wari wabona gusa ngewe amahirwe yanjye ni uko nakoze application
y'akazi ahantu henshi ariko nta namwe bari bansubiza mara ntegereje ibisubizo kandi noneho ngewe mba nizeye ko akazi nzakabona. Mana yanjye wese raki ko numva ngo abantu baradepoza bagategereza n'imyaka ingahe igashira ubu ni icyizere cyo ufite yuko bizakunda. Ngewe na depoje mu makampani agiye atandukanye kandi ndabizi neza nta nubwo bose bazatangira ibisubizo rimwe, byanga bikunze aho bazampamagara mbere ngewe niho ngomba kuzahita njya gukorera. Ahubwo Dani uzi ko buriya ikintu nari nguhamagariye uyu munsi tugomba kuvugisha aba bacuruzi. Buriya abashoramari se ikibazo nyabona buriya nabo bamwe babyoroshye ushize twe twabaye gahunda tubavugisha niba bamugeze nko kugana bakora banyemereye ahubwo nshaka ubifashemo ariwe wabavugisha ko njyewe ndumva bya bindi byanjye nameze neza ko umunsi ku munsi ndi gushaka Alice. Kurebe nawe ugomba kubivamo umwana ugomba kubivamo ukaba umuntu w'umugabo ukabisuza uko ibintu byawe byose byavuye ku murongo abandi. Ese rero utekereza ko uriya mukobwa yagiye adafite impano cyangwa utekereza ko buriya atibuka aho iwanyu aho yaravuye nta bikere yazamura ntakozanye nawe ko amaze kujyana umwanya neza noneho nawe nta kintu kikora ku murongo bro. Mbese ubu wumva ahantu yagiye atibuka iwanyu cyangwa se haba hari impamvu ishobora kuba yaratumye agenda se wenda aho waba uzi ku buryo utekereza ko atagaruka. Ashatse neza rwose kabisa uwo muntu w'umugabo mwana uzi ko uriya mukobwa amaze kuguhindura neza bro. Dani mbega njyewe ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo wenda Alice ntazi mu rugo cyangwa se umwana ibyo byose ntabwo nta kibazo mbifiteho ahubwo njye ikibazo nyamukuru mba numva mfite cyari cyo mbanekereza mba nibaza ese koko Alice yarijyanye yibye cyangwa ni ikindi kibazo cyamubaye wenda gituma agenda. Ibyo nabyo biri mu bintu bimpangayikisha bigatuma umutima wanjye utari hamwe. Nisere hari ikintu se yasize akoze cyangwa se utekereza ko haba hari impamvu wenda yaba yaragiranye no mu rugo yego turi abantu niba none n'igihe wenda mu rugo bataba bamwishimiye bakamwirukana wenda utanabizi cyane ko umuntu w'umukobwa kandi babonye arimo kuguhindura umubyeyi izo mpungenge arazigira tuba. Dani nanjye nibyo nakubwira ngo ufite impungenge ko Alice atavanye mu rugo no kwiba nk'uko babimbwira ahubwo ashobora kuba ikindi kintu cyamujyanye. Nicyo kintu gituma nshyiramo imbaraga nyinshi zo gushaka Alice. Niwe wenyine ufite uburyo yambwira nk'uko yavuye mu rugo ko abandi bose bambajije yaba ari Nana arabisimbuka mama wakomeza kumamiriza ko Alice yagiye yibye anabifitemo umujinya wa cyane. Se ikintu ntekereje urabona mushiki wawe niwe ukora wenyine ugira icyo akora hano muri uru rugo wenyine kandi nawe uko amaze kubibona ntabwo afite akazi kinjiza amafaranga abasha guhaza nyine uru rugo rwanyu. Waretse nkareka kubabera umutwaro njyewe isubirira mu byanjye aho waguye noneho mukabanza mukiyubaka wenda mwagira ikintu mubona ukazongera ukaza ukandeba nkaba nagaruka ariko ubu nyine ukabona ndetse nkigendera ko mbona bitameze neza hano muri uru rugo kubona turateka ibyo kurya nta kigenda nkabona ntabwo wenda muhaze ushobora no kubyitirira njyewe wenda kari njye wiyongeremo nta rindi mu mubare nyine ubuzima bwa Kigali ni umubare babizi nawe. Njye rero ndumva nakwigendera nkareka kuba umutwaro wanjye pe wenda ibintu byazamera neza tukazongera tukabana. Hari ikintu gihari rero turahaga pe turahaga ibiryo biba byateguwe kereka ahubwo niba ari wowe udahaga wazana tubwira kandi amafaranga yo guhahisha twayongera gusa nanone humura akazi kazaboneka akazi karaza kuboneka mfite icyizere 100%. We rero wihangayikishwa n'ibyo ngibyo kandi noneho ntabwo naba naragize amahirwe yo kugukura muri buriya buzima ngo nongeye gutuma busubiramo. Ubu se naba naragufashije iki muri ubu buzima?
nako nyine ni uko mba mbona bibakomereye namwe muri mu buzima butoroshye bwo gupfundikanya kandi nyine nese ko mutari mwarashatse umukozi na mbere ni uko mwari muzi ko bitakunda wenda nta bushobozi bwiwe mwabona bwo kumwishyura cyangwa se bwo kumutunga. Imana iravuga ngo mujye mufashanya mu bibi n'ibyiza, bibe bikeya bibe byinshi mu bisangire, tube mu buzima bubi tube mu bwiza, tugomba kubana. Rero nta mpamvu yo gutuma usubira hariya hantu cyangwa se tukubwira ngo genda mu kubera ko ngo dukennye cyangwa ngo turi mu buzima bubi. Oya, turabizi neza ko byanga bikunze ubuzima buzahinduka. Rero wowe humura ntugire ikibazo, ibi byose bizahinduka. Ahubwo se ko nanjye numvaga hari ikibazo nshaka kukubaza. Baza nta kibazo Lucky, baza ntacyo. Alice, nshaka kubaza niba warigezeho wiga ugasoza primaire secondaire even na kaminuza niba byaragukundiye. Lucky, yego narize. Imana ibyo sinzi impamvu na n'ubu ngubu nyine nyiri kubona ko biri kugutwara umwanya kandi amaherezo Imana sinzi kureba ngo hazaza ngo bizaba bimeze gute, gusa nakubeshye nanone wakoresha umuntu ntanyakubye ko ndi no gufasha, ariko at least ugasiga n'umutima wawe ndetse n'umushaka n'ubundi ukamubona udafite mukanabana udafite n'icyo umugaburira. Imyaka turimo no gukora kabisa arimo kujyana time yawe ukibagirwa ibintu byose mani n'inshingano zawe z'ibandi. Kandi urabizi ko iyi bora ntabwo birimo wenyine byose. Nanjye still nyine kubona umuntu w'umujama wanjye arimo arahangayika gutya arimo aragenda ashakisha, of course nawe ndaza nkagufasha. Kandi urabizi ko twataye umwanya mwinshi. Cyazi ikintu nagusaba ni kimwe rero, umunsi uriya mukobwa yabonetse nshaka unsezeranye ko ugomba gusubiza akazi kose katakaye ku murongo, kuko mani turi inyuma kabisa ya schedule twihaye. Dani, njye nabikubwiye ndakubwira ngo uriya mukobwa abonetse ibintu byose byasubira ku murongo, akazi nagasubiramo neza. Ndanakwizeza ko n'ibyo ubu nshinja twangije ndabishyiramo imbaraga mbigaruye ku murongo. Shabra kabisa nose nk'ubu ndimo ndibaza n'ikintu ngiye kuvugana nawe ababwiye. Ariko Dani, wowe kubera ko umaze iminsi uri mu murongo w'akazi, umaze iminsi ubikurikirana, urabizi nanabishyize mu maboko yawe gutya nameze neza, ndabizi ntabwo byakunanira. Nanjye akazi karatakaye Imana, maze iminsi ngaho nkubwira ko nanjye ngiye kuza muri boro zazo gufasha. Ubu nyine ndimo ndatekereza ese ubundi nibaramuka bapfurinze ibintu ko tubitangira vuba, still nyine ubona tugifite ikindi kibazo amaherezo araba ya Dani, bariya bo nta kibazo baduteshe ko akazi tukamazemo igihe. Dani, turakazi, ni akazi kacu, ni abantu dusanzwe wenda nubwo batari bahari ariko baragarutse ubyibuke, ni abantu baratuzi turabazi, nta kigoranye kirimo. Icyo bashaka no kugira barebe ko turi wa murongo n'ubundi nta cyahindutse. Ubundi Dani, ibyari si byo uhindukire, n'ibyo byose byo mu kazi byo nanjye ndi kubikemura kandi vuba aha ndakwizeza ko biri bukemuke. Turashize ndiho ndarahamagaye umbwira iki none? Alo? Mwiriweho? Tumeze neza turashima Imana. Mwebwe? Tumeze neza turashima. Oya, turi kuyashaka kazi. Oya, nari nabiganijeho umusaza wanjye, noneho ambwira yuko umuntu uri buyamuhereze bidashobora kurenga ejo bundi atarayamuha. Ngo amasaha 24 tukaba twasohotse. Basi se oya ariko wanyumva kubera ko
ntabwo twarenze ejo bundi amafaranga ntarayaguha. Ndabyumva nyine naragutengushye n'iminsi waduhaye irabura amasaha make ariko wambabarira tukareba. Ayiga mana nuko ndakwinginze basi. Ese ubwo urumva twabaheye kuko nta handi hantu dufite ho kuba, niba ibintu dufite mu nzu ko ntaho twabona tubishyira, wadufashije ko ukatwongera igihe byonyine. None ntabwo nzagutenguha, nyizera. Ngo ibikoresho byo mwese ubwo urumva noneho dusohoye n'ibikoresho byo mu nzu ukabigurisha, twasigara hehe koko wa mubyeyi? Nukuri kw'Imana ndakwinginze basi twongera igihe cyonyine, niyo wama n'iminsi 2 yonyine amafaranga ndaba nayabonye, kuko nta kindi kintu twaba dusigaye, nta n'andi hantu dufite basi ho ku. Ndabyumva ariko wadufashe. Oya nukuri wanyumva, duha amahirwe ya nyuma yonyine, mpigiye ngo iki gihe nikirenga tuzisohora twebwe ubwacu nimba narayaguha. Okay, naribi niba iyo minsi 2 umaye yonyine ndaba nabisoje ibintu byose, amafaranga yawe uraba wayabonye. Dore ukuri pe, kandi urakoze kunyizera pe. Nukuri ko Imana iguha umugisha, ndagushimiye. Sawa, umunsi mwiza ubwo kanjye guhiga. Oh no. Ngaho. Wiwate yaturutse. Umeze neza. Ndava mu byanjye binjagaraje umutwe nenda gusara nkabona n'indi satani. Kandi mana noneho mvuga iki ndenze wiki. Uragishinzwe, uranshinzwe. Ushinzwe kumenya ndakomeze. Ndakumvishe nyine uri kuri telefone, none ndi kubona wataye umutwe cyane. Ndagira ngo numve niba hari n'icyo nabikoraho basi mbe nagufasha cyangwa ugire n'inama. Ukora akahe kazi se ngo uramfasha pa? Uri polisi, ushinzwe umudugudu, uramfasha iki? Nyamara wenda hari icyo nagufasha. Satani itera kwinshi.
niyamye satani imbere yanjye kuko niyo mfite muri uyu mutwe ntabwo mbabarira pe mbabarira ndakwinginze n'ibyo mfite muri uyu mutwe byandenze byo byonyine nawe ndi kumva ubwanjye nenda gusara mbanza tugiye kuzajya tujyana njye nawe gutoragura amashashi noneho ndakubonye biteze ni byiza usigaye uba hehe ibintu usigaye urimo ni ibiki by'iki usigaye umeze nk'umuntu wirirwa ugenda n'amaguru wumva washaje ntabwo biba byoroshye ni ukuri si ubwo nta n'ubwo uri kubibona usigaye umeze nk'umuntu usi nabyita gute konzi ko ufite imodoka amaguru yakoresha gute ku buryo reba nk'ubakavumba ufite erega nanjye ndacyari gushaka Alice ngenda cyari gushaka Alice nose uzi ko nsiga nk'imodoka ahantu nkamumanuka nkajya kumushaka ahantu hose hasi ko byatari noneho wari uri mu rukundo kwa nyarwo ntabwo nabikubwiye se saza wanjye yarakunze bya nyabyo ku buryo ubu ngubu ufata imodoka ugaparika nkajya gushaka Alice ahubwo nawe sinzi uzamfasha nawe ujya ugenda ureba ahantu hose uri kwamubona rero reka nkugire inama musaza wanjye uriya mukobwa ndekera rwose kwirirwa umutaho igihe cyawe wirirwa umwiruka inyuma umushaka kuko ndakeka niba waramukundaga nawe ubwo yaragukundaga simbizi sinshaka no kwivanga mu bintu byanyu ariko se niba wari umuntu wagukundaga ushyira mu gaciro ukeka ko atazigarura watuje ukaba umuntu uri normal ugasubira mu buzima bwawe uriya mukobwa akazizana ariko mbwira ikibazo waba ufite nshobora kubona uri gatumwa wasanga n'akarande wazanye muri iyi nzu tukaba twakennye kubera wowe ubundi wowe naraki ngiye kubasiga muri iyi nzu bazaza baturumburana njyewe ndigendera amatemuno ko ntabwo mbashinzwe ntabwo muri ibitambambuga njyewe ndende kunyumva ubundi izi stress ziba zinyica kubera iki mfite kugenda nta mwana nabyaye ngo ahangaha ngo niwe nzaba masize wowe naraki muzagumane ugiye mwibaga mwifashe kunyumva soni ariko n'ukuri twabiganiraho wenda nagufasha ngeze ku rwego rwo kwicara nkaganira nawe se ahubwo bigukundiye wahaguruka ukareka no kwanduza n'izo ntebe ukagenda ko simukeneye mu bibazo mfite ntacyo wamfasha pe kuko nanjye ubwanjye ese wono wambabariye ukambwira koko ko hari icyo nabikoraho wenda erega buriya no kuvuga biraruhura ese ndagira ibibazo byanjye ku giti cyanjye ngire n'ibyawe wampaye amahoro ku bibazo mfite ntakeneye n'undi muntu ese urabona nje hano koko ari ubusa bunzanye ndaje kuko numvishe ufite ikibazo ndashaka tukiganireho byibuze basi nyumva winsuzugura akamba mu maso wambabariye ko nkwinginze koko nanjye mbabarira bwa rimwe ndakwinginze nyumva tuganire ku kibazo ndabona wowe ntazi ibyo urimo nakubwiye wanze kunyumva nakubwiye simeze neza mu mwanya wanze kunyumva kamuhungi sinonge ndagira ibibazo byanjye ku giti cyanjye ngira ibibazo bya rukuzi unera pressure mari ndabigenza gute kweri wamaye umwanya wanjye koko wambabariye kweri ko ono musabye nanjye umwanya mutoya basi nyumva tuganire basi nganire mbabarira umpe amahoro n'igihe cyanjye ngendebe ibyanjye ndumva ndi kurwana n'ikigenda ateranya nawe amagambo havamo ntuhagusiga no ko zakanje agitera ku mutwe ana ya gasitusi ariko nana ibyo uri kumbwira rero uri kunsetsa cyane uzi ko njyewe nzaruhuka ari uko mbonye Alice njyewe nzaruhuka nzatuza ariko maze kubona Alice tanakoje nsigaye nkugirira impuhwe rwose mbabariye wabireka uriya mukobwa akazizana kuko nta kibazo nakubwiye umfashe mbabona utanabyitayeho wangize umusazi wangize umuntu udatekereza ariko nta kibazo ahubwo se byari ikintu nshaka kubaza buriya uzi ukuntu Alice yavuye hano ubundi yavuye hano yibye hari ubundi buryo yavuyemo hano ze butarenze kuba mama yaramutumye ku isoko akagenda agiye n'amafaranga yajyanye aya ibyo byiyorere mbwisukuri Alice koko yavuye hano twibye niko mbizi Lewis ushaka umbwira ibintu
sinzi ko uriya mukobwa wawe yavuye hano atwibye amafaranga yose ya mama yakucuye. nyine urabizi koko yarabikoze cyangwa nawe ni mama wabikubwiye nka kuri yabimbwiye? Kuva ryashidikana kubera mama avuga. Mama wacu arabeshya. Oya ariko nawe wambwiza ukuri wenda ukambwira yega njye nabonaga mutamukunda mutamwishimiye. Umva mbara ujya umvana mu byawe n'uriya mukozi utangiye kumbaza ubusabe mu byawe. Yo mumvana mu byawe. Kweki iyo ubuze icyo kintu turakara.